Yes, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho buri wese aherereye kuri iyi si. Hari abaramutse batameze neza kubera impamvu z'uburwayi, kubera impamvu z'ubukene, kubera impamvu z'ibidatunganye mu miryango cyangwa se ku buzima bwite bwa buri wese, kubera impamvu se z'igihugu murimo. Ni ukuri turabakomeje ngo mwihangane buri wese kandi akomeze kurwana n'ibimureba atacogora, kandi mwizere ko uyu munsi niba bitameze neza ejo bizaba bimeze neza. Ndibutsa abapayoneya ba Mining Pi Network yuko iminsi twatangiye kuyibarira ku ntoki, hasigaye ukwezi kwa 11 no kwa 12, iminsi 61, wongeyeho iminsi 26, ubwo ni iminsi ingahe? 80. Reka mbabwize ukuri, agahu kagiye guharirwa umunyutsi, igihe cyageze, ibyiza biraje, ingorane zimwe zigiye kuvuka mu gihe abandi bagiye gusubizwa. Wowe rero uri ku mwamba w'uko wahura n'ingorane, turi hano ngo tugufashe rwose. Mujye mutwandikira dupange uko twabafasha, twabashyiriyeho imbuga cyane cyane mwebwe muri mu Rwanda muhuriraho, abandi mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, amajyaruguru. Uri muri iyo ntara uhuriraho na bagenzi bawe kugira ngo dupange ni gute twakemura ibibazo dufite, cyane cyane abo ngabo bafite ibibazo mu makonte yabo. Kandi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byagiye bivuga kuri byinshi byabafasha hano kuri business isobanutse, bikabafasha kugira ibyo mukemura muri konte zanyu. Ntimukaba abanebwe, jya wumva ikiganiro ukirangize, ni ukuri bizagufasha. Kuri mikoro rero nk'uko mubyumva ni Tete Kamanzi nk'ibisanzwe. Ndagira ngo uyu munsi tuganire kuri iri tangazo ryasohowe na Core Team. Mbonereho no kwihaniza, cyangwa se ntago mbihaniza nk'ubakoresha, reka mvugireho ngo ariko ndanabihaniza, ariko nkeburi abantu biyemeje baniha inshingano zo gukwirakwiza ibihuha. Mu minsi yashize nagiye mbibona bicaracara, aho bavugaga bati tariki ya 1 z'ukwa 10 pre-launch. Reka mbabwire, twese ntituba tuzi itangazo riri busohoke icyo risohokana, kandi ntituba tuzi ngo rirasohoka ryari. Usibye amatariki amwe namwe tuba twiteze ko hari icyo bari busohore. Nk'ubu murabona ko aho twari twiteze ko ku itariki ya 1 hari itangazo riri busohoke, siko byagenze. Ryasohotse ku itariki zingahe zose, dore ngiri ni itariki 3. Rero ndagira ngo nsaba abantu bihaye gukabya batangaza ibitari byo, ko iryo bitekerereza cyangwa se no gushaka kwamamara ntabwo ari byo, si byiza, mubireke. Nimutabireka bizajya bibatamaza nk'uko nguko. Iyo nkuru mwese mwarayibonye, nko ku mbuga duhuriyeho mwarayibonye ko nagiye nsiba link zimwe na zimwe, nuko nagiye nzumva na kenshi cyangwa se zikagaragaraho bene ibi bihuha. Rero nibyo nababwiye, hari uwambwiye ngo nintabeshya sinzabona views. Naranamubwiye nti ntabwo views arizo zayinzanye hano, nari mfite ibyo ubutumwa ngiye nshaka gutanga. Nubwo utakumva ubwo butumwa ngo views zibure kujyaho, nubwo nzikeneye, ariko si wo mugambi nyirizina. Umugambi nyirizina ni uguha abantu ibyo bagomba guhabwa, ibindi bikaza nyuma. Rero wowe rero niwanga kubyumva ngo utampa views, ndakumenyesha yuko nge ntacyo nzahomba, kuko ntabwo YouTube nyikodesha. Cyo ni cyambere, ngo mvuge yuko nishyura code ntinjiza. Cya kabiri, ntabwo YouTube
ariyo ingaburira ngo mvuge yuko ngiye kuburara kubera ko nta views zabonetse. Cya gatatu, ntabwo views ari inzu y'intizanyo ngo uvuge nti ayiwe noneho barayintwaye. Oya da, YouTube ntahita ikisi, ni uburenganzira bwanjye kuyijyaho no kuyireka, kuyikoresha no kutayikoresha. Rero ntago wagira ukangisha umuntu ngo nintagukurikira nta views ubona. Ubu se uzabireke? Hari ababikunda babuza. Niho kuvuga ngo ngiye ntabwo rira soko narirema, ariko suzi ko ryabuza barirema, bararirema. Rero aba ni abantu bakwirakwiza umwuka mubi, numva abakirisitu babita ngo ni wa shitani, wo kubibamo abandi imbuto mbi y'imyumvire ipfuye, ndetse no gusererizanya gusa bitafite impamvu n'agaciro. Ibyo rero tujye tubyirengagiza, tubyumve biceho, niko gutsindwa kwabyo. Twikomereze. Bo bajye hari abasakuze bamoka iki, ariko twe twikomereze ibyacu. Wowe rata wahisemo gukurikira business isobanutse, ugakora subscribe, ugakanda kunzogera kugira ngo ujye ubona ikiganiro kitagucitse, ndagushimira kandi nkwizeza yuko tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tukomeze kubategurira ibikwiye. Hari ibikwiye biturutse mu bitekerezo mwatanze, hari ibikwiye bituruka kuko twabitekereje tukabona murabikunze. Nubikunda ujye ukanda like, twandike muri comment, ukore share, sharing abandi. Utarakora subscribe ayikore, uri ushobora kutaryoherwa uyu munsi ariko ejo ukaryoherwa. Basi noneho katuvuge ko utaryohewe, bikorere ko twabaye inshuti, ko hari aho nigeze kukuryohereza. Bikorere ko twabaye inshuti, ko tubaha ibiganiro nibura bifite akamaro. Nako nagira ngo nihanize abo bantu, nta pre-launch yabaye, nta niyo baduteguje. Rero ndabasaba kukurekeraho gukomeza kubeshya abantu, nimubahe ibyo bakwiriye kubona. Reka nigire ku itangazo ry'uyu munsi rero. Itangazo ry'uyu munsi riragira riti join the Pa Influencer Program. Influencer Program, ubu influencer ni umuntu ushyigikira abandi cyangwa se ushobora kubamamaza, kubatera inkunga, mbese gutera ingabo mu bitugu. Mvugeni uvuga rikumvikana. Urcyo mu Rwanda tuvuga, kera twajyaga tuvuga uvuga rikijyana, ntabwo ryijyana buri. Uvuga rikumvikana. Yego. Rero nugushaka kuba umufatanyabikorwa, hari ibyo usabwa gukora, hari formule hano buzuza. Urasoma learn more, urasoma itangazo ryose, nurangiza ukigandara kuri apply. Iyo duciye muri Pi browser tukagera hano kuri profiles, ngira ngo noneho nibwo mwajya kubona akamaro kabyo. Uragenda ukajya ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo twatuzi icyo bizamara, ariko noneho byagaragaye. Ureba icyo ushaka, urubuga nkoranyambaga ukoresha. Hari YouTube, akaba Instagram, akaba Twitter, cyakane nikira. Hanyuma ibyo byose iyo bigezeho reka tujye kubireba, tujye kubirora. Ugeze kuri Pi browser, ugakanda hariya kuri profiles, urinjira ukareba izo mu ugahitamo urwo ushaka gukoraho cyangwa se urwo ukoresha. Noneho ugashyiramo username yawe, mbese ibyo bagusaba byose. Iyo umaze kubishyiramo bakakwemeza, bafite uko nabo bazajya bagufasha kugushakira aba followers n'uduhembo runaka. Sibyo mu itangazo mu bisome birimo, ntabwo abona umwanya wo kurisomera hano ryose kandi murifite, nani mpamvu yarikireka wenda nk'abataryumva batumva wenda nk'icyongereza. Iyo ugezeyo rero kuri profiles ujya hariya kuri settings, ugakandamo ukarora za mbuga nkoranyambaga, ni YouTube, ni Instagram, ni Twitter na TikTok. Yes, urubuga rwose ukoresha muri ibi, iyo utabyujuje neza bagushyira pending, ukaba wajyamo keditinga. Yego, hanyuma hasi yaho haherukaho hari ibindi byanditseho bita private permissions. Ni hahandi ujya kwerekana ese urubuga rwawe hano kuri profile
kuri profile uri public ni urw'inshuti zawe gusa friends only cyangwa uri private. Oya, njye nashyize public, buri wese ashobora kugira ati no hasi kuri followers ukenebolinga apana kudisablinga, bikagufasha kugira gute ko abantu bazajya bakubona byoroshye. Ibi ni bimwe mu bizajya bigufasha kukubonera abagukurikira banyuze impande zose, cyane cyane kuri za urumva hano rero niba utanga n'ibiganiro kuri Pi Network cyane cyane wowe niwe bireba cyane. Itangazo rero ry'uyu munsi ryazaga nyine risubiza ara muri profiles ziriya mbuga nkoranyambaga kubazikoresha, ariko by'umwihariko bagira icyo bavuga gikomeye kuri Pi. Reka ndisome wenda mwumve incamake y'itangazo. Apply to the Global Pi Influencer Program to extend your reach and contribute to Pi's growth as we approach the open network. If you are a passionate influencer who creates any type of content and is ready to elevate your impact and grow your influence, tap learn more for additional information and apply in the Pi Profiles app settings via the Pi browser. We look forward to possibly collaborating with you to shape the future of our community. Barakubwira yuko nk'umu content creator, umuntu uhanga inkuru, ibiganiro, ariko nyine bishobora guteza imbere community y'ahazaza ya Pi Network. Bashaka gukorana nawe, urajya kubisaba rero hariya unyuze, urabanza ubisome birambuye, ukanze hariya kuri read more hejuru y'iryo jambo Pi Core Team. Hanyuma numara kunyurwa wumva ugiye kubikora, ukande hariya muri apply hejuru y'itariki n'isaha itangazo ryasohokeyeho, ugende wuzuze ibisabwa. Ibi bikora ababyumva cyangwa se abasanzwe babikoresha, si ngombwa buri wese, ariko nagira ngo gusa mbasobanurire iby'iri tangazo bitaza no kubatera urujijo batera gukomeza kubyibazaho. Iby'itangazo ni ibyo ngibyo. Ejo bundi rero neje ngira ngo twaganiriye ku bijyanye n'imikoreshereze uko wacekinga bimwe na bimwe hano muri Pi Network noneho ndagira ngo aka kantu katancika nako, iyo ushaka kureba, iyo wamaze kumayininga hariya hahinduka icyatsi, ukandaho bikarambuka, ukabona amasaha uri bwongere kumayiningira, usigaje amasaha angahe. Hariya handitse ngo mining session ends. Kumayininga icyo cyiciro wa mayininzemo kirarangira ryari. Ibyo bigufasha kwibuka isaha cyangwa se no kumenya isaha uri mu mayiningire, ukagumya guterera akajisho. Hanyuma total mining rate, none tuhamenyera nangahe baduha ku isaha. Ngewe ubu tuvugana ndabona 0.342 ku isaha, kanze ndeba amafaranga arimo, ariko ntarayajyaho. Munsi yaho ibumoso mwibara rijya ku muhondo haranditse base rate. Twari dufite 0.0057 nizo twamayiningaga muri uku kwezi kwa 9, ariko ubu mu kwa 10 bagabanyijeho rimwe, ni 0.0056, nayo ni amafaranga angahe. Korera 0.0056 niyo dukorera nako, dukubye na 300, ubwo ni Pi n'ibihumbi, dukube n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Turaba dufite, ni ukuvuga ngo ku isaha buri wese baramuha 0. Ni ukuvuga ngo izi ngizi nayo ngewe nakoreye n'amayininze, uwanyinjije atamayininze n'uwo ninjije atamayininze cyangwa se nta muntu wowe peke n'uwakwinjije nta wese, bose ari abo ninjije ari n'uwo ninjije, bose nta n'umwe bamayinjije. Ngewe
makumyabiri n'icyenda zeru kane niyo mbona. Ubwo bikube mu masaha makumyabiri n'ane n'ukwezi kwa kabiri ndaba nkorera ibihumbi n'amadolari ibihumbi 42 na magana abiri makumyabiri n'abiri n'ibice 16 gusa nkere turarondeka n'ibice dukore ibihumbi 42 na magana abiri makumyabiri. Reka dusubire ku isaha imwe ubwo ko idolari rirenga angahe ndaba nkoreye miliyoni n'ibihumbi magana abiri na mirongo inani kube n'amasaha 28. Ubwo mu masaha 28 kuri cya giciro cya GCV tutagishidikanyaho haraba ari miliyoni mu masaha 28 ijoro n'umunsi uza gukorera ibarira amasaha 28 uza gukorera miliyoni 54 n'ibihumbi 889 na magana 860 njyewe nibyo nababwiraga nti nk'ubu nkanjye ku isaha kubera ko uwo nkomokaho aramayininga nanamushimire cyane, ni umuntu utajya uhusha, nta munsi ndamubona yahushije sabe namo. Hanyuma abankomokaho yewe n'aba bandi bari muri security staff bose bamayininze neza. Nk'ubu nkanjye ni ibintu biba bibabaje mu by'ukuri, sinavuga ngo birasekeje. Mu bantu 145 ninjije ukongeraho 146 wanyinjije, kuramo 6 batakirimo konte zapfuye zitakikora, ubwo ni abantu 140. Kuri abo bantu 140 konte zabo nzima haramayininga abantu 27 gusa. Abo rero batuma ku isaha ninjiza 0.345. Ubwo nge ntaba ninjiza angahe ku isaha? Nta abantu umuntu ujya kwinjiza payi ziri hejuru y'imwe kuri imwe kuzamura ari impirimbanyi 3.445 dukube na cya giciro 314,159. Ubwo nge ku isaha ndinjiza amadolari 108,000 na magana 227 n'ibice. Ubwo reka mbigire narondese ni ibice 108,000 na magana 228 by'amadolari niyo ninjiza. Nukuba mu manyarwanda icyatatu, ubwo ku isaha ninjiza amanyarwanda nibura kuri cya giciro cya GCV amanyarwanda 140,696,400. Nabizi mwasetse mwatembaga yiburiye. Hanyuma mu masaha sibi mu masaha 28 angaha niki ni ku munsi ngira ngo ibyo ni amanyarwanda yangahe 0.445 gukuba 114,159 niyo nari nshyize mu manyarwanda. Nshyize mu manyarwanda icyatatu ndekeraho ibice da 140,000 miliyoni 140 n'ibihumbi 696 n'amafaranga 108 n'ibice 15 mu masaha 28 nangahe ni miliyari 3 na miliyoni 376 n'ibihumbi 706 na 595 n'ibice 6.
tugendeye kuri cya giciro cy'ibihumbi 314,159 cy'idolari. Abaseka museke nababwira iki? Ntacyo bintwaye, ndabizi ubu mwatembagaye. Ngo arubambwiye ati ari kurarota koko, kurota ukarota no mu kiganiro ku manywa ntisawa kaniroteri. Data mwebwe turi kumwe mwemera iki giciro mwabonye ko cyanditswe kinasetinze ye kiri automated. Ibi bintu nuko nguko bihagaze, ntacyo duhinduraho, ntacyo twongeraho, amafaranga nayo. Igisigaye ni ibintu bibiri gusa. Bizafunguka ryari? Nzayabona nte? Igihe bizafungukira ni nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12 2024 umwaka. Naho uko tuzayabona ni murebe icyo kiganiro, ni mwumve icyo kiganiro nimero 59 kirababwira ukuntu amafaranga muzayabona utavuye mu nzu yawe. Nge nzitsimba. Hanyuma rero nsoze mbabwira ngo buri muntu wese nakebuke konte ye amenye bidatunganye. Kebuka konte yawe urebe bidatunganye. Rero nkuko nabyiyemeje ndi hano kugira ngo mbafashe. Kuri WhatsApp irahari, dufite imbuga duhuriyeho. Ngiye gutanga itangazo ku mbuga duhuriyeho, ntegure uko nabafasha babishaka, kandi abatabishaka namwe mukomeze umurego. Tuzahurira kuri final game. Ariko ntabwo ari kubishongoraho di, ahubwo nuko utagomba kwirara ngo wumve ko ibintu bitunganye buri munsi, ngo aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buri. Niki gituma ukura umutima ku butunzi bwawe? Ubu ufite ibihumbi 100 mu mufuka, wajya ugenda wumva ugenda ushyiramo ibindi bintu, ushinguzamo telefone ugira ahira wawe wikanga kanga uti none naba nayataye. Noneho ubizi ko ewe reka nkubwire, reka mbe nekiye aha, mukomeze muhahe muronke mugubwe neza. Ibiganiro nakagaruka bihoraho. Yego nizere ko mwambabariye ejo telefone yarantengushye, ikoranabuhanga ryabaye irindi. Ikoranabuhanga ryarantengushye rwose, nta n'ikindi kibazo wenda, ariko bigeraho bikanga bikagira. Nabagijeho ikiganiro bitinze, ariko uyu munsi kirabageraho kare. Isaa 3 kiraba kibagezeho. Gutyo turarwana ibishoboka byose ngo kiye kujya kibageraho gitinze. Mukomeze kugubwa neza. Muri comment mukoreshe ya musharinge, mukande like, abatarakora subscribe muyikore niba ikiganiro kikunyuze, kandi mutwandikire mugezeho ibitekerezo cy'ibyo twaganiraho ubutaha. Dukomeze gufatanya muri urugendo rwo gutunganya ibyacu no gutegura ibizatuma twinjira muri open network neza, twemye twiteguye kurya ayo twakoreye. Mugubwe neza.